mbifurije kugira ibihe byiza aho muherereye hose hagiye hatandukanye. Nkaba nkwakiriye rero ngiye kukwereka amakuru agezweho ko bita Dorcas ndetse na MRN, tutibagiwe na Vestine. N'amakuru ari kutugeraho muri kano kanya, ariko nabwo na amakuru yakomeje kuvugwaho n'abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagiye bavuga bati nabwo tweduheruka kubona Dorcas, abandi bati ni byiza rwose kuba bagiye gushyigikira korali nkiriya cyangwa se ministry nkiriya ikomeye, ni ibintu byiza cyane. Ariko bamwe bagiye bavuga bati mu mashusho babonye ndetse ngo hari ababonye Vestine, ukibaza se nibyo hari abamubonye koko cyangwa ni ibinyoma? Reka tuze turebere hamwe turebe ukuntu byari bimeze isi yashize ubwo twabonaga IRUMVA ministry iteguza igitaramo cyayo cyitwa cyangwa se bise iyo niyo data. Cyari igitaramo cyateguwe rwose n'imbaraga nyinshi, kubera ko ni igitaramo nyine bari bagomba gukora nk'igitaramo kirenze kubera amateka kibumbatiye. Ni ukuvuga ngo icyo gitaramo cya IRUMVA ministry ni igitaramo cyabereye hariya muri camp Kigali, ariko cyari gisobanuye ikintu kinini kuri korali cyangwa se ministries. N'uburyo bwo kugira ngo celebrating cyangwa se bishimire imyaka 26 bamaze nyine bakora. Urumva ni ikintu cyiza, ariko si ibyo nshaka kugira ngo tuvugeho, ahubwo nshaka kugira ngo tuvuge ko bita Dorcas ndetse na MRN baje kugaragara. Nubwo hari kuvuga amakuru yuko na Vestine hagaragaye, ariko nk'uko ubona kuri ayo mavideo wagiye ubona imbere kuri screen zawe, wagiye ubona uwo bita Kamikazi Dorcas rwose ameze neza. Nk'uyu mubonye ubona ko noneho asa neza rwose, urabona ko ari umwadeperi koko, ubona yambaye nk'abadeperi nk'ukuntu kera nabwo yari ameze. ni ibintu byiza, urabona ko ari umwana wamaze gukura, noneho iyo umurebye ubona ko ari umuntu mukuru. ni ibintu byiza rwose. Noneho nabwo iyo urebye ku ruhande gato ukareba manager wabo Murindahabi Irene, ubona ko nawe ameze neza rwose, yaje gushyigikira iyi ministries. ni ibintu byiza, ni ibintu byiza cyane bishimije. Gusa ntitwavuga ibyo ngibyo ngo tube twirengagijeho gatoya umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, badatinya kuvuga ko ari uwa mbere muri gospel, bita Israel Mbonye. kuko nawe iyo urebye hafi ya Anita Pendo urabona ko nawe yari yitabiriye iki gitaramo. iyo urebye ku ruhande nibwo uhita ubona Israel Mbonye nawe rwose avuga ati nanjye reka mbashyigikire, nanjye bazanshyigikira mu gitaramo mfite mu kwezi kwa 12. hanyuma rero ibintu biri kugenda bivugwa binugwanugwa bivugwa ko kuri Vestine ngo ese ngo hari abantu bamubonye. ibyo ngibyo nta facts zihari zibigaragaza, ariko hari amasarandi makuru asohotse abivugaho, twahita tubibagezaho byihuse cyane. ariko ibigaragara byo urabona ko yari uwo bita MRN ndetse na Dorcas. ikindi iyo urebye ntabwo ubona ko wenda hari umwanya we wasigaye ngo uvuge uti birashoboka ko Vestine yari yicaye hano, ahubwo bakaba wenda yasoze cyangwa yagize izindi mpamvu. muri make ayo makuru nta gihamya afite. none ikindi kintu ugomba kumenya nuko mu minsi yashize uwo bita Ishimwe Vestine hari amakuru wenda umuntu aba atatangaza bitewe nuko nyine hari inkuru ziba zidafatika, ariko ikintu cyo gihe cyo kugira ngo mbikubwire mu gihe nyine yari amaze igihe kinini nta kintu na kimwe ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze, yaje gusohora utuntu twashimishije abantu, baravuga bati wow, urabona ko Ishimwe Vestine ameze neza. yakoze iki rero? nuko we yagiye akavuga ati ubundi abantu bamenyereye ibintu bya Instagram, murabizi ko umuntu agendaga yashyira ikintu kuri story bitewe nyine na mood. rimwe na rimwe umuntu ajya ashyiraho feelings ze, nkuko n'ubushize yashyizeho feelings ze avuga ati njyewe ndambiwe umugabo wanjye. ibyo murabizi, n'ibindi byinshi murabizi. ariko noneho mu minsi yashize yashyizeho utuntu tugera kuri 2. bundi yari asanzwe atari gupostinga nkuko byari bisanzwe na mbere, ariko yashyizeho icyo bita post cyangwa se video isekeje cyane, igaragaza ko nawe ari kugerageza kwishima nyine. nubwo biriya byabaye, buriya mu buzima nyine umuntu abagomba kwakira buri kintu kimwe cyose cyamubaho. rero na Ishimwe Vestine yari ari kubyakira, aho yashyizeho video y'uwo bita Gitaf ndetse na Maître Nzovu. ni video isekeje cyane, nuko ntabona uburyo nyibereka, ariko yashyizeho video ishimishije. ikindi kandi yahise ashyiraho
hirya video nabwo itaravugishije abantu benshi sinzi impamvu, ariko iyo uyirebye usanga bavuga bagira inama abantu nyine bavuga bati buriya umugabo nyine umuhabwa n'Imana. Iyo ugiye kureba iyo video, ni video y'umupasiteri ntamenye neza, ariko ni video ivuga ku bintu by'urugo n'ibiki byinshi, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabyo ni ibintu byari ibintu byiza, ntacyo byari bitwaye rwose, yari inkuru navuga ko ari inkuru nziza. Hanyuma iyo urebye Dorcas ukamureba uburyo we yimereye, urabona ko nta mutima mubi afite, nta gihunga afite rwose, azi neza ko ishimwe Vestine ahari hose ameze neza. Bundi hari ukuntu ujya ubona umuntu muri rubanda wamubona ukahita uvuga uti uyu muntu nyamara afite ibibazo, ariko iyo urebye timu ya Vestine na Dorcas ndetse na Irene ubona ko ari abantu badafite igihunga rwose, n'abantu bimereye neza, barashima Imana. Urabona ko baje mu gitaramo cyo gushima Imana, muri make bimereye neza rwose, bari no kwitegura gusohora indirimbo bita usisite. Urumva rero ni ibintu bitari bibi, ni ibintu byiza tugomba gushimira Imana, kubera ko ntago ari rimwe ntago ari kabiri twapfukamye dusenga Imana kandi tuyisaba tuvuga tuti Imana ufashe aba bakobwa bakomeze bamere neza. Abantu babateze ibintu byinshi, babateraga imijugujugu, ariko babaziza ubusa kubera ko aba bana nabi Imana. Kandi buriya abantu b'Imana Satani akunda kubateraho ibitero, ariko ntago Satani yagaba igitero ku muntu wayo, ntago bishoboka, kubera ko iba yaravuze uti nuwanjye, ahubwo igaba ibitero ku bantu bibona ko ari abantu b'Imana. Rero abakobwa ni byiza cyane kuba twarasenze bikagira icyo bimara uko biri, ukabona ko ibintu bimeze neza. Vuba ahangaha wenda turaza kubona n'andi makuru ajyanye na wenda na Vestine, kubera ko abenshi turacyahangayitse, nta kuri kuzuye dufite, wenda ngarihe ngo bimeze bite. N'abantu batangiye kubona ibihushuko bavuga bati nyamara tubonye Vestine hariya muri kiriya gitaramo, ariko ntago twigeze tubibona. Ariko nakubimenyesheje ko haramutse hageze amakuru atugeraho agaragaza aho Vestine ari cyangwa se uko ameze, murabizi ko hano kuri Mega TV Rwanda nta handi wabisanga usibye kuri icano. Nkwibutsa ikintu kimwe gusa, wibuke gukora subscribe, ariko nyabuneka nukora subscribe ntiwibagirwe gushyiraho comment uvuga uko wowe ubibona. Ese Vestine yaba ameze ate? Ushyiraho n'imitima muri comment, ariko mu buryo bwo kuvuga bukugaragaza ko ukunda ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas. N'ikindi kandi ushobora gukora, wibuke like, ushyiraho like kuri iyi video, ukore na share, ibintu byose bikomeze bigende neza kandi gatanu kuri gatanu. Reka ngushimire, njye mwari kumwe nijye bita Ibel, naho ibi byose aha ubikuye niho bita kuri Mega TV Rwanda. Twiyemeje kubagezaho amakuru menshi kandi ku gihe. Reka nkubwire ngo naho ubutaha tuzahuriye muri video z'ubutaha, niba wakoze subscribe.